Yesu ashimwe. Haleluya. Ijambo ibyuho ni Kinyarwanda, mu Gifaransa ni za brèche, mu Gifaransa ni za brèche, hanyuma mu Cyongereza ishobora gufata ntuzama terms atandukanye bitewe na context urishyizwemo, kuko mu Cyongereza nagiye ndeba muri Bibiliya, aho nyine Bibiliya aho ibyo yita ibyuho, ugasanga hamwe ibyuho by'inkike, ugasanga hamwe Bibiliya y'Icyongereza hamwe ihise damages, ni ukuvuga ngo inkike zabaye damaged, zikagenda zigira ukuntu zagize ibibazo, wenda zigahoramo n'imyenge. Ariko icyuho ni inzira itarateganijwe yinjira mu rugo. Hanyuma rero noneho ibyuho tuvuga gusengera bifatiye ku butumwa Imana yahoraga yohereza Abisiraheli, ibabwira gusana ibyuho by'inkike zabo. Uwiteka aba atuza Abisiraheli kuri butaka bwa Isiraheli, abavana mu Egiputa akabageza mu Isiraheli, yabatuje hariya. Hanyuma kandi noneho abaha amabwiriza mu Kinyarwanda bita ngo ido n'ido, akantu ku kandi. Noneho amabwiriza yabahaye harimo no kubaka n'inkike. Inkike murumva iyo ariyo? Inkike ni iki? Urukuta, cyangwa se wall, kubaka inkike. Kubera iki bagomba kubaka inkike? Ni ukuvuga ngo kubw'umutekano, sibyo? Kubw'umutekano. Niyo mpamvu wumva na hano Trump ajya avuga ngo ndashaka inkike. Wall, ndashaka need the wall. Sometimes those kind of politics are right. So there is ukeneye kuba ku mutekano w'umurwa wawe. Ni itegeko ry'Imana kuba ku mutekano w'umurwa wawe. None kuba ku mutekano rero sibyo kumenya abashinzwe kurinda uburinzi umutekano iki, ariko ushinzwe no kubaka urukuta. Turikumvikana? None rero baragubaka rwose, ndetse iyo ugeze no ku nzu y'Imana ukareba n'amabwiriza yo kubaka n'inzu y'Imana nyirizina i Yerusalemu ubwayo, nayo yagomba kuba ifite inkike, urukuta. Ariko noneho nyuma y'igihe hakaba igihe haboneka ibyuho muri ya nkike, hakabonekamo ibyuho. None Uwiteka akabasaba kugira ngo bongere basane inkike, bongere bya byuho basane inkike. Amosi ibice 9:11 haravuga ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye n'iki byuho ryaryo, kandi nzasana hasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Yesu ashimwe cyane. Umuhanuzi w'Imana ahanura ubwoko bw'Abisiraheli, kandi noneho ijambo riza ribarema ribabwira yuko Uwiteka afite aje kandi amanukiye kugira ngo yongere asane ibyaguye, yongere abyegure, abyubake neza. Yesu ashimwe cyane. Noneho ngo asane ahasenyutse yongere ahasane, ngo arihubake ngo amere nk'uko hahoze kera. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Namara kubaka bongere bumve batekanye, baguwe neza. Yesu ashimwe cyane. Undi muntu nawe Nehemiya, nawe niwe dusanga wagize ishyaka ryo ko yasuye iwabo nyuma y'uko ni amateka maremare, nyuma y'uko bari bajyanywe iminyago bakavanwa mu gihugu cyabo. Abisiraheli bajyaga baterwa, murabizi, bagaterwa, ndetse baterwa mu gihugu cyabo bakabatwaraho iminyago. Turikumvikana? Bakabatwara bakajya kubagira abesclave cyangwa se slaves mu bihugu byabatwaye. Nebukadinezari yarabatwaye, arabajyana
abagira iminyago, barabatwaraga cyane. Noneho nyuma y'igihe Nehemiya nibwo aje gusura iwabo, asubira nyine kongera gusura Yerusalemu, asanga harasenyutse kuko nyine ababateye bakabanyaga bakabatwara, basize basenye n'umurwa na za nkiki. Noneho mu bintu yihutiye gukora, usibye gusana iby'imbere no kubaka kongera gutunganya inzu y'Imana, ariko yibutse yuko agomba kubanza akarema umutekano w'aho ngaho. Ibyo ni birebire, muzi ko umwami w'icyo gihe waba wamutwaye yabanje yagize umugisha, amuha uburenganzira n'ibikoresho. Yesu ishimwe cyane. Ariko niba hari ikintu kibabaza, niba hari ikintu kibaza Satani, ni ukubona wongeye kwegura agatwe ngo ugiye kongera kwiyubakira umutekano wawe. Niba hari ikintu kibaza Satani, ni ukubona yuko wongeye kongera gushaka kwisubizamo imbaraga, gusubirana imbaraga zo kubana n'Imana. Niba hari ikintu kimubabaza, ni ukubona utangiye kongera kumwigiza hirya. Niyo mpamvu Nehemiya atangiye kubaka korotire, atangiye kubaka umutekano w'Abisiraheli, atangiye kongera kurema yuko hagiye kongera kuba itandukaniro, Abisiraheli bakagira aho batura ndetse n'abanyamahanga bakaba hakurya, hakaba urukuta rubatandukanye. Abitangiye Satani anyura mu bantu bitwa ba Tobiya na ba Sanibalati bavuza induru. Tukumvikana aya makuru murayazi. Noneho Nehemiya ibice bine ku murongo wa mbere. Nehemiya ibice bine ku murongo wa mbere aravuga ngo ariko bukeye Sanibalati na Tobiya n'Abarabu n'Abamoni n'Abanyashidodi bumvise yuko umurimo wo gusana inkike z'i Yerusalemu ujya imbere, kandi yuko ibyuho bitangiye kwicwa, bararakara cyane. Umurimo wo kubaka Yerusalemu, wo kubaka uriya murwa, cyane cyane wari ubatwaye mu gihe cyose bazi yuko igihe bazashakira kuhagera bazahagera. Ariko umurimo wo gutangira gushyiraho inkike, urukuta ruvuga ngo aha ni ahacu h'abana b'Imana, abanyamahanga nimugume hariya. Ibyo bintu bibabaza abantu banyamahanga, bibaza Satani. Yesu adufashe cyane kandi Yesu tugire neza. Bararakara, ntabwo bari barakaye cyane imbere, ariko ibintu byo kuvuga ngo Satani ndashaka gutandukana nawe, dore aho wampereye, ibintu byo kuvuga ngo aho wampereye, ariko uyu munsi ndashaka gushyira imbago hagati yanjye nawe Satani. Itegure rero, itegure yuko Satani agiye kuraka. Umukoze mu jisho ngo bararakara cyane. Uwiteka gutanga amabwiriza y'ido n'ido kuno abantu b'Imana Abisirayeli bagomba kwitwara, ndetse n'amabwiriza natwe duhaye ko tugomba kwitwara. Nuko Uwiteka Imana yacu ni Imana y'urukundo, ariko ni Imana ijya gute ifuha. Kandi sinzi niba twayirenganyiriza yuko ifuha ngo tubwire ngo uri mwiza ariko ntugafuhe, uradukunda urankunda, ariko byo gufuha rwose nawe ntukamfuhire. Ibyo ngibyo ubibajije umugore cyangwa umugabo yabigusobanura neza cyane yuko gufuha rwose ari ikintu, ni kamere, gufuha ni kamere y'urukundo. Haleluya. Gufuha ni kamere y'urukundo. Yesu ashimwe cyane. Noneho Uwiteka mu bintu yifuzaga ko Abisirayeli babaho, yifuzaga ko bativanga n'abanyamahanga. Kubera iki yatinya ko yanga ko bivanga n'amahanga cyangwa n'abanyamahanga, cyangwa agatinya ko bivanga n'abanyamahanga? Nimusubize. Kubera iki? Kuko Yesu rakoze,
kuko abisirayeli ni ubwoko bwatoranijwe n'Imana ngo igendane nabwo, bwagize umugisha mu mahanga yose, Uwiteka aricara gutoranya. Haleluya. Noneho kandi hirya y'ubwo bwoko ni izindi mana, nabo bamori, nabo baheti, nabo bafite izindi mana, bafite ibindi bigirwa mana. Turi kumvikana? Noneho kujya kwikundanisha n'abo banyamahanga ni ukuba witeguye yuko abo banyamahanga uzarya ibyawe nabo bakarya ibyawe. Nyine bazarya ibyawe nawe urya ibyawe, kuko nyine gukundana, kugendana, muvuga ngo byanze bikunze mugomba gusangira. Bana ngo twavuye i Rwanda tukimuka twadutuye hano, byanze bikunze hari ibya hano tuzakunda byaho, iby'imico n'ibindi bizima tukabifataho tugaturanyamo ibizima, ariko nyine kuko nyine tugomba kuyoborwa n'ijambo ry'Imana ko tugomba kubyitwaramo. Kandi noneho burya nabo bagiye batwitegereza, nabo bakaba ari ibintu byacu bakunda. Ubwo sinzi niba bageraho badobuta ibyacu by'i Rwanda, cyangwa sinzi niba tujya tuba absorbe akari twe twadobuta ibyabo gusa. Okay, kari akagero ncicijemo. Ariko Imana yacu yo yanga kuva na kera yuko abisirayeli bivanga n'andi mahanga kugira ngo ibigirwamana badasenga ibigirwamana byabo. Niyo mpamvu yatoranyije Aburahamu, sekuruza w'abande w'Abisirayeli, iramubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu, si no mu gihugu cy'iwanyu gusa, uve mu nzu ya so, tera nzajya nzakwereka aho uzajya. Kandi muri iyo nzu yarerewemo, mwumvishe yuko tera yagiraga ibigirwa mana. Kugira ngo Imana igendane na Aburahamu, imusaba yuko abanza akanyura gute, akava muri bya bindi, ikamutanya, ikamushyira ku ruhande, ikamutunganya, ariko yavuye muri bya bindi. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu iyo sonye muri Zaburi 81 ibice 81 ku murongo wa 10 kugeza ku 11 haravuga ngo muri wowe ntiyakabe ikigirwamana cy'abanyamahanga, kandi ntukagire ikigirwamana cy'abanyamahanga usenga. Muri wowe ntiyakabe ikigirwamana. Ni jye Uwiteka Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Egiputa. Yesu ashimwe cyane. Muri wowe ntiyakagira ibigirwamana, kuko mfite aho nagukuye ndakuzana. Yesu ashimwe cyane. Mfite aho nakuvanye ndakuzana, ndagutoranya mu bandi. Uwiteka yaragutoranyije. Yesu ashimwe cyane. Petero avuze turabarago, twaratoranijwe mu mahanga menshi, muri jyanye ngo mu magana menshi y'abanyabyaha wanoranijemo. ngo Yesu ashimwe cyane. Mu magana menshi y'abanyabyaha wanoranijemo ngo mpishuti. Yesu ashimwe cyane. Ngo ahantu twaratoranijwe, ahantu twatoranijwe turavuga turasiga. Yesu ashimwe cyane. Noneho ari urana Abisirayeli amategeko bahawe, ubundi bahawe amategeko 10. Murabyibuka ya Mose, amategeko 10, 1, 2, 3, 4 kugeza ku 10. Ariko noneho abana b'Abisirayeli bo, kubera ibyo gukunda kuziriza imihango gusa y'idini, ngo Yesu yaje bamaze kugeza ku mategeko bamaze kureba amategeko 2,000 bivuye muri yandi 10. Tikumvikana? Bitewe n'iki? Bitewe nuko nko muri cyatyo kuvuga ngo kunda Uwiteka Imana yawe ngo yonyine,
bashyizemo n'ibindi nyine nk'idini cyangwa se nk'umuco wabo w'abayahudi. Turikumvikana? Bashyiramo n'amategeko yuko ibyo gukaraba, ibyo ugomba kwitwara, ugomba kugenda. Baragowe. Abajya bajyaho n'ubu ngubu basanga yuko abitwa abayahudi bafite imigenza n'utugenzo. Noneho Yesu aje ubu noneho ntabwo twitwa ngo turagenda twese ngo tujye ngo Yerusalemu maze ngo twubake ngo urukuta ngo twigumire aho ngaho, ahubwo noneho iri tegeko rituzana ikatwereka yuko niba hari ikintu cy'umujyi ukomeye cyangwa umurwa ukomeye ugomba kurinda cyawe, kiragenda kigenduka umutima wawe. Haleluya! Umutima wawe akaba ari ugomba kumenya umutekano wawo wo kugendana n'Imana yawe. Umutima wawe akaba ari wo wubakaho ya korotire. Yesu ashimwe cyane. Ukaba ari wo wubakaho rwa rukuta. Yesu ashimwe cyane. Akaba ari wo wubakaho rwa rukuta. Maze noneho niba hari za breshe cyangwa se ibyuho Satani yinjira mu mutima wawe, ukabifunga. Yesu ashimwe cyane. Ukabifunga. Kuko umutima wawe ni umurwa ugendana, ni umurwa uhingukana muri downtown. Turikumvikana? Ni umurwa uhingukana ugeze iwanyu mu rugo, mu nzu yawe. Ni umurwa ngo ni iki ngomba kurinda, nk'uko ijambo ry'Imana ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose. Rinda umutima wawe kurusha ibindi byose. Bibo. Yesu dufashe cyane. Yesu tugire neza. Niba ubu ubuzima turimo bwa none turiho, niba hari ikintu Satani aguteza cyangwa se anteza, no gushakisha uburyo yototera umutima wanjye, agashaka uburyo awucamo ibyuho umutima wubahaga Imana, agatangira kugenda awinjira pole pole, buhoro buhoro. Turikumvikana? Maze wa mutima wubahaga Imana, ugashiduka hari utuntu tw'utwuho turimo. Yesu dufashe cyane. Kandi Satani nawe mumwumve, ni umuhanga burya, murabizi. Nawe ntabwo azaza gukanga, ahubwo azaza akugira gute? Akwikundisha nk'uko inzoka yaje kuri Eva. Akaza kwikundisha, akuzanira ibintu by'iki? By'ubwenge. Yesu dufashe cyane. Akuzanira ibintu by'ubwenge. Niyo mpamvu rero rinda hano, ubaka uziba ibyuho. Ni ukuvuga ngo ni ukureba ni ibihe bintu Satani anyuramo antera. Ni ibihe Satani anyuramo antera. Kandi wisuzumye wowe ubwawe, wabasha kumenya uti ahangaha ajya haca to, hano ajya haca, ahangaha ajya haca. Wowe ubwawe n'umutima wawe n'ubwenge bwawe. Hano tugeze nyine noneho twavuye mu by'abana Nehemiya, twavuyemo, mwumva ko twabivuyemo, twaje twinjira no ku murwa dufite ubu ngubu, ari wo mutima wawe. N'umutima wawe n'ubwenge bwawe n'icyo. Noneho umbasha kumenya ngo hagara muri murwa wanjye, niba uri gavana w'umujyi wawe, ubuzi neza force na faiblesse z'umujyi wawe. Niba uri gavana nyawe, niba uri meya w'umujyi wawe nyawe, tagira utekereze ni ibihe byuho bitera byinjira aho Satani yinjira umutima wawe. Ni hehe? Mu by'ukuri ntabwo namenya umurwa wawe uko uwurinze. Ntaba nkubeshye. Ntabwo namenya ukuri n'umurwa wawe n'ukuri. Kuko kujya kuri nanjye ubwanjye nifitiye stress yo kurinda umurwa wanjye nanjye. Nanjye ubwanjye nibere kuri stress. Tukumvikana kugira ngo ndamuca amahoro, niruga amahoro. Ariko noneho ndakwinyize ku giti cyawe nawe ubwawe muri kano kanya. Tekereza. Niyo Satani anyura. Maze noneho uvuge uti Mana,
iki kibureshe ndashaka kugifunga. Niwo mutekano wawe, ni amahoro yawe, ntabwo ari amahoro yanjye, ni amahoro yawe. Turi kumwe? Ni amahoro yawe, niwo mutekano wawe. Ngizwa hari urumva nyine yukizwa nyine mu by'ukuri rwose umujyi wawe cyangwa se umurwayi w'umutima uba warasenyaguritse, warashize. Ariko ubuzi neza mu guhaguka kwawe, ubuzi neza ahantu imiryango minini cyane Satani aguteramo. Kumvikana? Ubuzi neza Satani yanteye aturuka iburasirazuba cyangwa aturuka iburengerazuba. Undi nawe akamenya ati ngewe rero yanteye aturuka amajyaruguru cyangwa se aturuka amajyepfo, ndahazi. Sibyo? Yanteye aturuka ahangaha, nanjye rero ndabizi. Kandi noneho ntugire ngo uracunga bikaba birangiye. Buri gihe ahora azere yashaka uburyo yongera akagukubita kumya kinjira. Yesu dufashe cyane, Yesu tugire neza. Nk'umwana wabyirutse ndi umunyamujyi mu Biryogo, hari utuntu twanjye nagiraga. Noneho mu tuntu nagiraga, reka nshyire mvugemo kamwe cyangwa tubiri, nagiraga amafiyeri. Noneho mu gukizwa nkamenya yuko yewe amafiyeri ndumva ari cyo cyico cyanjye Satani nkubitiramo. Amafiyeri ni iki? Ni ubwibone. Turi kumvikana? Fiyeri ndibo kubabwira nagiraga ingendo yanjye, nagiraga ingendo, ariko twe kubitindamo. None iki nanone nk'abana babyirukiye hariya mu Biryogo, ubwabi Burundi Bujumbura n'ubu barimo kubyumva nabo kuko n'ubu ari kimwe, byose ni kimwe. Urumva? Noneho tugakunda n'amastile yo kwambara, amastile tukanarushanwa cyane. Noneho ndi ngo bikabaho ugakizwa kabati Mana ndahindutse. Ariko nakizwe mu cyana kabiri. Noneho muri 1996 murumva nyuma y'imyaka 4 nigaga i Butare mu university mwaka wa mbere. Nuko rimwe nasuye mu rugo Kigali, ndi umurokore nyine ntashye, niga mu wa mbere nabanje kwicumbikira mu Cyarabu. Ntarabona icumbi muri campus, ntabona umakiza, nicumbikira mu Cyarabu, niwo mu rugo bari bamfashe gukodesha akantu k'akazu. Noneho buriya twabagamo abanyeshuri benshi cyane, nyuma ukagenda ushakisha maki muri campus. Noneho nza gutaha rimwe mvuye mu rugo naniwe cyane, naniwe kabisa. Ndafungura ndinjira, nuko hari nko masaa 2 gutyo, ndapfukama mbwira Imana kuko numvaga cyaguseka kumva umutima ndananiwe cyane, umubiri ndananiwe cyane, nkumva n'umutima nyine ntabwo ndimo kujyana neza, ntabwo ndi mu byo kubona mfite imbaraga zo kubona. None mba senseri imbere y'Imana, ndapfukama gato, ndavuga nti Mwami Yesu ndananiwe, mbabarira. Ariko uze kunkangura nijoro. Murakoze kandi Yesu urakoze cyane, amen. Uko bitasinzira. Noneho bigeze saa 7 z'ijoro, iyi experience yambayeho iganisha uburyo kano kino ijambo tuganiriyeho. Noneho bigeze saa 7 z'ijoro numva umuntu ankomye gutya ku rutugu, ndakanguka. Numva ko ari umuntu nkanguye ku rutugu, ndakanguka. Aho nkangutse aho kanya ubwenge bitabuza, bitanibuka ko ndi njyenyine, bitanibuka nuko nasenze nguze kunkangura. Haleluya. Bitanuba ko marayika w'Imana ngendereye. Yesu ashimwe cyane. Mita ibihe byiza bita bitangirira aho ngaho kabisa. Ndapfukama mukazo kanje nyine, kazo kanje kabisa, ndapfukama ndashima Imana, ni Imana urandyoheye, uranshimisha. Kandi none nakangutse mfite imbaraga bien meze neza, urandyoheye, nyine mu nzu yanjye, urandyoheye, uranshimishije. Nagira akamatora nagiraga kamatora buza nasazaga muri saro, nta cyumba ni cyari
nyine nta cyuma aho ngaho byose none nabikoraga byose guteka ubundi akenshi nkareba no munoza no mu kigo muri campus ariko tumwe na tumwe duto nk'icyayi n'utundi twose ariko byose byarako ndafite ibihe byiza we ndashima cyane numbaze ako kumba akavuyo kabagamo ntabwo ako kavuyo ntabwo nakarebaga haleluya ngira ibihe byiza ndangiza no mbwira Imana ariko Mana washimishije ni iki nagukorera ntindumva mutima ye ikintu ngomba gukora njye ubwanjye nibaza nkanisubiza ntindumva ari ikintu ngomba gukora none nangije mbwira Imana ndumva ari ikintu ngomba gukora n'Imana ndakurangeye cyane ndumva ari ikintu gukora none bwa Imana ndashaka kugira ngo nongere nyizwe cyane uko ndashaka kugira nyizwe cyane nuko nayibona ariko ngo nta bintu mfite bishobora kuba byanshyira kure y'Imana ibintu byanjye ntuze ibi byose birakiranutse birakijijwe ibintu byose mfite birakijijwe koko nuko nihuta kandi ubwenge burihuta cyane iyo byaguteye rero iyo byaguteye narutangira cyane cyane iyo ufite n'umwanya Yesu ashimwe cyane nuko nihuta mu itekerezo nuko ntumbaze ukuntu byaje rwose ntumbaze bita ubwenge bwanjye bujya ku jaketi nagiraga cyiza ijaketi nagiraga cyiza cy'ugikara cyari bigezweho ni nta kibuze amafaranga ni narahembwe ku kazi ni nakoze yadashimwe cyane naguzemo amasitire ikintu cyagezweho rero ni amajaketi bitwaga Chicago Bears ni ibijaketi cyiza byabaga bifite ikintu cy'igikanka cy'inka cya Chicago ariko byabaga ari amasitire y'inanga asfana amakipe ngo y'inanga yitwaga Chicago Bears basket Chicago Bears okay yego none urumva umwana we kuko ari uw'inanga ngo Chicago Bears kagari twabita Chicago Bears sibyo nuko noneho kikaba gifite igikanka gifite indodo za tuzahabu twiza bivanze n'ibintu by'umutuku byiza cyane cyane urumva murokore wawe ariko nagashyiragamo nkumva rwose ni sawa kabisa yes natambuka rwose muri campus numva kamwe nanjye kamwe nabyibuka cyane noneho umutima wanjye uhita ugenda tariki iki kintu kijya kigutera mutima wawe iki kintu cyo kigutera mutima wawe ukagenda wumva wameze andi mababa nuko ndashaka gukiranuka iryo joro mfata urwembe ndangije za ndodo kamwe urumva nende umunyeshuri ntago amafaranga kandi ngo nakoresha nyine ari icyo gihe nta mfite ariko numvaga ikoti ryose ntarijugunya mfata urwembe noneho njya kuri za ndodo ndazikata nzivana ko numva kamwe ikintu kinera ubwibone ari cyo gishushanyo n'uwo mutakuriho ndagonoke reka mvane y'indodo nzivano cyose ndakidodora cyose kandi cyangwa ikintu kintu cyuzuye hano ndakidodora hasigara ikoti ry'umukara gusa cyonyine haleluya uzagira cyakambaza ngo aho hantu ko hadodotse ndanamusobanurira numvaga niteguye cyane ndanamusobanurira Yesu ashimwe cyane haleluya noneho rero ubwo busazi bumeze gutyo ariko nkumva ni ubusazi bwiza haleluya uyu munsi none mbuvuga nk'ubuhamya kandi nkumva ari ikintu byubatse mu gihe uti bimeze gute rero okay ndangije ndasenga rwose ni n'iki kintu nakoze numva ishe cyari kingoyeho ndasenga rwose numva ngize ibihe byiza ndanyamenya ryamba ko byiza nagomba kujya mu ishuri nuko mu gitondo ndajya mu ishuri saa sita rero iyo twagiraga break ari bene data bamwe bafite icyumba nyine chambre bo nabashaka kujya gufatamo ka sieste gatoya nuko ndagenda njya muri sieste rero ndaryama nge mu ntuza yanjye mu mpano yanjye Imana yamaye n'iminota 10 nshobora kwisinzira nabaga mfite iminota 10 nkayisinzira nuko ndagenda njyana saa sita njyana numva ijwi riraje rirankomanze gutya banankomanze ijwi rirambwira mu gifaransa ngo tie construit à la harpe
mbese ubwo banyubundi abagumisha ba mbere bari kumva nkunda kutanga maduha arabuze ijwi rirangira ngo tie construit à la harpe. Haleluya. Ndakanguka nsanga harpe ni ijambo ntazi mpita numva ko marayika anganirije mu gifaransa nkonsita mu dictionnaire ndeba harpe cyari cyo nsanga nibuye ngo abubatsi bubaka bagasigaza yo kuzakomerezaho construction yindi zakurikiraho harpe nuko Imana shima cyane. Okay nanga kubijyamo kugira birebire ahubwo ndebye ku isansa ngasigaje 5 minutes zanjye zana ndongera ndaryama nongeye kujya mu mazi zakanya ndongera nkumanga ndongeye kubona mu tieze hihu. Haleluya. Noneho mitanganguka nkosita na hihu ni natinze uko byagenze ndakwanguka nkosita na hihu nsanga nyine naryo nijwi ngo abashumba bo muri Amerika ngo iyo dictionnaire ngo nagasaku akajwi abashumba bo muri Amerika y'amajyepfo ngo bakoresha barimo kugarura ibyo baragiye ngo hihu ibyo bintu rero mu by'ukuri ntabwo sanse yabyo nahise nyumva ku kanya ariko numvishe yuko ngenderewe kandi ikintu nahise nasosiyaho mpita nsanga ari ibihe byiza birimo kunkomezamo bitewe n'ijoro narayemo. Yesu ashimwe cyane. Kandi noneho numva ngize imbaraga nyinshi cyane. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi wa none iyo mbyibutse biri mu bintu bijya byongera bikantera imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Kandi bikongera bikambwira ngo igihe cyose ufashe umugambi wo kumva ko ugiye gukiranukira Imana mu duto cyangwa utunini ni ukuri kose Uwiteka nawe ahagurukira kugira ngo ahite agendana nawe. Yesu ashimwe cyane. Uko niko bere igihe cyose uvuze ati ngiye kuziba ibyuho Satani ahananera aneza ubwibone, ahananera aneza kwitwara nabi, ahananera aneza kuvuga nabi, ahananera aneza imitekerereze itari myiza. Ahangaha ngiye kwafunga. Yesu tufashe cyane. Ntabwo nabaye tukiri abasore tukizwa twakizwe tuba no gukizwa no kurana n'abakobwa wirinda kureba n'abakobwa cyane. Why? Yes. Kuko twatuzi neza ko ari abamo ibyuho. Amaso yacu kwitegereza ibishuko by'abakobwa ni byose. Tukumvikana. Abakobwa bidunda bikigari wakwirwa bareba ukataha amahoro. Wakwirwa uzuka amaso yawe ureba abakobwa bidunda bikigari ukataha amahoro. Uya nimo namwe muri abakobwa namwe. Wowe urumva uwo muhungu yataha amahoro. Oya wataha amahoro bre. Uvuze ngo noneho rero mu bitwatse tukizwa na bene data. Haleluya. Ngiye kuzongera nk'abasore ariko ubu ngo ngiye kuzajyaho ari bene data nkumbuye cyane haleluya. Hari bene data nkumbuye cyane twahagurukanye bagihari. Hari kongere data n'abandi twafata tugende guca ubusore bwacu tuburinde. Yesu ashimwe cyane. Turinde ubusore bwacu. Turinde ubusore bwacu. Haleluya. Mukurinda ubusore turinde amaso yacu. Turinde amaso yacu. Ahubwo turinde n'ibyo Yesu ashimwe cyane. Kandi ntabwo birangirira aho ngaho. Urugendo rurakomeje. N'uyu munsi wa none ndi umugabo nawe uri umugore nawe uri umukobwa nawe uri umwana. Uyu munsi wa none nawe ugomba gukomeza n'ingomba kurinda umujyi wanjye. Umujyi wanjye n'umutima wanjye ngomba kurinda. Ngomba kubaka ibyuho byateye, ngomba kubitubaka nkabisana neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Dusenge Imana. Haleluya. N'ubu ngubu nagomba ndumva ndi gufashwa. Yo ngiye kuvuga ko Imana yange ngo tieze hihu. Ikora bimwe mu 96. Uyu munsi none nkaba ndimo kuba namwe ndimo kuba hihuinga namwe. Ubu namwe ndimo ngo hihu. Mugaruke. Ndi mu murimo w'Imana. Haleluya. Ndi mu muhamagaro. Yesu ashimwe. Iyo myaka yatambutse ko ndi mu muhamagaro. Kandi biterwa n'iki? N'umukwabu nakoze. Kandi ubu ngubu nabwo nacyakomeje gushaka gukora. Kuko none ari ibyo bigashaka gutereka. Satani waje ukongera kurwana nawe. Ndi mu muhamagaro. Ndiba hihu mugaruke. Munyemere namwe rero umurimo Imana yamaye tuwugendanemo. Mugaruke namwe tugende. Yesu ashimwe cyane. Hihu mugaruke. Yesu ashimwe cyane.
reka dusenge Imana rero, dusenge Imana. Niba hari ibintu wumva ugomba gufunga Satani yinjiriramo rwose, kora umukwabo, reka dupfukame reka dupfukame rwose, reka dupfukame bene data. Uzi umutima wawe kurusha ntabwo nanjya kwiga ngo njye kumenya umutima wawe, byaba bingoye rwose. Naba nishyize mu kazi katari akanjye, kubera ko nanjye mfite umutima wanjye ngomba gucunga, nanjye ngomba gucunga uwo mu rugo wanjye. Please nimurebe ufate gahunda, tuza fata gahunda, uburyo uti Mana ndumva rwose ngomba gufunga iki cyuho. Ahantu faiblesse zawe ziri urahazi, aho Satani agukubitira urahazi, akakujegeje ukumva rwose, ukumva neza iby'ubugingo iby'umwuka biragabanura, ukumva urapungukiwe, aho urahazi. Muri kano kanya vuga ati Mana yanjye, aha ndashaka kubaka kandi nkahagara neza, nkahatsimba nkahubaka neza. Reka dusenge Imana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Uyo tuza kuba dufite itano ritomoye neza, ritavanze n'ababara n'ibiri byose, twari gufata kanya tukatura tukabanza icyo Satani nterara ndacyanze tukagusengera. Ariko sorry kwa ko turavanze n'abana byose, ariko please sorry, please fata ingamba. Niba turanyuma dusenga na gutya, fata ingamba z'umwaka wundi twinjiyemo. Haleluya, yego turi kumwe. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge rero, Imana idufashe cyane kandi Imana itugire neza. Nuko nufata umugambi usenge, kandi none niba ari icyo wifuza cy'ubufasha cyo gusengera, ushobora kunyegera na mado nk'umufasha wanjye, dukora umurimo w'Imana. Ushobora kwegera tukaba twagufasha. Yesu ufashe cyane kandi atugire neza. Haleluya, Yesu ashimwe cyane kandi atugirire neza. Mana yanjye komeza ujye umfasha gutaramire neza icyo umbwira, mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe, no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe, umpa imbaraga ko buntu bwawe kugeza igihe uzaba, umpa imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunyara. Mamavuta Yesu mbone kwaka, mamavuta ndakwinginze, mamavuta Yesu mbone kwaka, mpore nakaburinde bucya, turirimbe ngaho zana tugusingize, wowe mwami twarabami, Yesu tugusingize. Maguhora nkwihangiye amaso, maguhora nkwihangiye amaso, turirimbe ngo hozana tugusingize,
Yesu tugusingize, yeza muruhura, yeza muruhura, yogesha amaraso wavuye kugira ngo yeza ngurubura, yeza nguruhura, yogesha amaraso wavuye kugira ngo Haleluya, 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 haleluya. Yesu mwami Imana yacu, wera wa Isirayeli, dupfukanye imbere yawe mwami Yesu mwiza. O data wa twese, tubonye yuko Satani yatugira nabi, akaduvangira, akatugira icamo ibyuho, akagira ibintu by'inzira acamo, agatera imitima yacu, akayirwosa, akayitera cyane, ndetse akayishegesha. Ariko muri kano kanya mwami, muri kano kanya Yesu Kristo, twese dutunganye data, imitima yacu tuyishyize imbere yawe mwami. Wongere uyikorere mu kwabu, wongere uyisane, wongere usane mwami, wongere wubake muri twebwe mwami Yesu Kristo, wongere wubake muri twebwe, wubake inkike n'izina rya Yesu. Wongere usane mwami, Satani yaduteye, ibyo yaciyemo mwami wacu, turapfukamye duciye bugufi imbere yawe. Wongere usane, wongere utwubake, wongere utwubake, wongere utureme mu bashya n'izina ryawe Yesu Kristo. Wongere udukore mu murimo mwami, uko wagiye ubigira neza, ugakora guturuka kera kose, kwagiye ufasha Abisiraheli, ukongera ukabasana. Umurwa wawe wabaye musaka, igihugu cyawe musaka, inkike zarahirimye, ukongera ukabafasha, ukabatera imbaraga, bakongera bakubaka. Natwe mwami turi imbere yawe mwami mukunzi mwiza, kandi wabwiye ngo nzongera mbubake, ngo nsane inkike zaguye, mbare mu mutima mushya mwami Yesu Kristo. Turi imbere yawe mwami, twishimiye kugira neza kwawe, ariko ngewe twubake mwami Yesu Kristo. Tugire protection, umutekano w'imitima yacu, ibigirwamana bigende, imitima yindi y'ibyaha n'iby'umwijima byose bigende. Umucyo tumurikira imitima yacu mwami, ingamba nshyashya zo kugendana nawe Yesu. Bari natwe, turagushimiye kugira neza. Icyubahiro kibi cyawe mwami, shimwa, icyubahiro kibi cyawe n'izina rya Yesu Kristo. Amina. Haleluya, haleluya, amina.